ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amazina nitwa Bishop Ashakimana Simeo. Ndashaka muri uyu mugoroba kubasangiza ijambo Uwiteka yashyize ku mutima. Ijambo nkuzaniye rero wowe undeba aho uri hose, ari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ni ijambo rivuga ngo gusenga no gutekereza. Tugiye gusoma mu Bami ba kabiri ibice 7, umurongo wa 3. Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa 3, dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko mbere yo gusoma reka tubanze dusengere ijambo ry'Imana kugira ngo umwuka wera abari gutuyobora kandi atubashishe gukora nkuko twabisezeranijwe, atubashishe gukora n'ibyo tutabashisha twebwe kwikoresha. Data mwiza, Imana y'inyembaraga nyinshi, Imana ishobora byose, Imana irengera, Imana itabara, Imana ihindura amateka. Mwami, tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirahindura, ijambo ryawe rirarema. Ijambo ryawe niryo wohereza indwara zigakira nkuko wabivuze muri Zaburi. Mwami, reka ijambo ryawe Mwami wanjye uryumva wese lompele boshekere boniniya rihindure ubuzima bwe, rihindure imibereho ye, rihindure lompele boshekere boniniya umubiri we mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka ijambo ryawe Mwami nkuko wabivuze ngo ni inkota icumita igahinguranya, rigende Mwami wanjye lompele boshekerebo, rikore ibyo rikwiriye gukora, rikore ibyo waritumye, kuko nzi yuko ushobora byose. Mwami, isi wayiremesheje ijambo ryawe, ijuru wariremesheje ijambo ryawe, natwe twabayeho kubw'ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rero rikomeze riganze, kandi buri muntu wese Mwami wanjye uryumva aremerwe ikimenyetso n'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa 3. Ngo kandi ngubwo hariho abagabo 4 b'ababembe ngo bari ku irembo, ngo baravugana bati, iki twicaze aha kugeza aho twapfira niki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa, kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose nugupfa. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari ababembe. Abo babembe bari barajugunywe inyuma y'umurwa kubera ko bari ababembe. Barangije nabo bahicirwa n'inzara. No mu murwa naho hari harimo inzara, kugeza igihe ababyeyi bari abana babo bakavuga ngo babasangire. Ibyo ngibyo bibabaza umwami. Izo nkuru mwarazisomeye kandi muranazizi, muranazisoma. Icyo gitabo cyose muzagisome mukirebe. Kugeza igihe baryaga amahurungure y'inuma ndetse ahenze cyane, kugeza igihe umwami yatumye ndetse no kuri Elisa akavuga ati iki gihugu gifite umuhanuzi, sinzi impamvu kigomba kugira ibibazo n'ingorane zingana zitya. Ubwo Elisa ku murongo wa mbere yahanuraga yuko bagiye gukira. Reka naho tuhasome muhumve. Ngo Elisa aravuga ati ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Imana ivuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingenzi izagura shekeri 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeri 1. Haleluya, haleluya. Ibyo ngibyo ntabwo byari bihari kubera ibibazo Abisirayeli bari baratewe n'Abasiriya. Ariko igihe kigeze cyo gutabarwa kwa Abisirayeli, Imana iragenda ikoresha ababembe. Ababembe nta jambo bagiraga. Ababembe bari barajugunywe inyuma y'umurwa, ariko nabo ubwabo bararicaye baratekereza. Ese ujye utekereza iki muntu w'Imana? Urasenga ukanatekereza, uratekereza kuzamurwa, uratekereza gukira, uratekereza kurya niba wishwe n'inzara, uratekereza gukira indwara niba barakubwiye yuko izakwica. Uratekereza iki muri uyu mugoroba? nabo mugoroba umwe aba babembe baratekereza baravuga ngo ese ubundi iki
kitwicaje ahangaha kugeza igihe tuzahapfira ni igiki? Muntu w'Imana uri mu nyumva, uri hirya no hino, uri mu gihugu ndetse n'inyuma yacyo, niki kikwicaje muri ibyo bibazo? Niki kikwicaje muri iyo nzara? Niki kikwicaje muri iyo ndwara? Niki kikwicaje muri ubwo bushomeri? Niki kikwicaje aho ngaho? Wowe uvuga umaze igihe kirekire udashaka, wowe umaze igihe kire ufite ibibazo, wowe wanzwe, niki kikwicaje aho ngaho? Fata imyanzuro uhaguruke. Ndagira ngo mubwire ngo Imana igishyigikira ibitekerezo byacu. Ababembe nabo baravuga ngo niki kitwicaje aha? Ari ukujya imbere turicwa n'inzara, ari ukugenda mu babisha bacu baratwica, ariko uko biziri kose Abasiriya bo bafite ibyo kurya, niba tubabarira baratugaburira, ntabwo turi bwicwe n'inzara. Bibiliya yavuze ngo bagihaguruka, haleluya, ngo Imana irabashyigikira. Irangije kubashyigikira ngo bagitera intambwe ya mbere, ngo Abasiriya bumva imirindi, bumva imiriri, bumva ibintu bimeze nk'ibifa, bumva ibintu bimeze nka bombe, baratekereza baravuga ngo se umwami wa Isirayeli noneho yakodesheje abami none bagiye kudutera. Barirukanka, barangije ngo basiga ya mahema, ngo bageze mu ihema rya mbere ngo basangamo icyo kurya, barangije ngo bararya. Bageze mu ihema rya kabiri ngo bashangamo ifeza n'izahabu, bageze mu ihema rya gatatu ngo basangamo n'imyambaro, ngo barangije ngo baratekereza, ngo baravuga ngo bene wacu, haleluya, Imana nigusubiza ntuzibagirwe aho mwababaranye muntu w'Imana. Imana nigutabara ntuzibagirwe. Bibiliya yatubwiye umutwe wayo iravuga ngo ababembe ngo bagarukane inkuru nziza. Yesu nashimwe cyane. Bahageze Imana irabashyigikira. Ababembe ntabwo bigeze barwana, ababembe nta ntwaro bari bafite, ariko kubwo guhaguruka no gufata icyemezo, kubwo gusenga no gutekereza ibyo bagomba gukora, Imana irabashyigikira. Ndagira ngo ngutangarize muri uyu mugoroba, nawe Imana igiye kugushyigikira mu byo ukora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wowe haguruka ugira icyo ukora. Imana irashaka kugira icyo ukora. Imana irashaka guhindura ibitekerezo. Oya, witekereza gupfa, ahubwo tekereza kurama. Witekereza kuri umukene, ahubwo tekereza yuko uri umukire. Witekereza ko iyo ndwara izakwica, ahubwo tekereza yuko ejo mu gitondo utagomba kuyibyukana. Cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kurira kwararira umuntu nijoro. Haleluya. Kurira kwararira umuntu nijoro, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Hari impundu zigiye kuvuga kubwira ijambo, hari impundu zigiye kuvuga mu rugo rwawe. Wowe urugo rwari rwarananiranye, wowe abana bari barakunaniye, wari warabuze minerivare, wari warabuze buri kimwe cyose, warihebye uvuga ngo ntawe ugutabara, ntawe ukurengera, ntawe ugufasha. Ariko nagira ngo mubwire ngo mu ijuru hari Imana igufasha. Iyatabaye ababembe nawe ugiye kugutabara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyashyigikiye ababembe nawe ugiye kugushyigikira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nuvuga ngo amina cyane. Haleluya. Ngo ababembe bamaze kurya, ababembe bamaze guhaga, ababembe babonye ifeza n'izabo bari baranyazwe. Ndagira ngo mubwire wowe wari waranyazwe, humura, Imana ifite inzira nyinshi igiye gucisha mu ibyawe, yongere ibigarure. Imana igiye kugarura ibyawe umwanzi Satani yari yaratwaye. Bibiliya iravuga ngo nzabihubuza mu nda ye. Umwanzi yari yaratwaye ibyawe, ariko Imana irabikugarurira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo uzi abo Imana igiye gukoresha. N'Abisirayeli bari bicaye, ntabwo bari bazi yuko Imana yakoresha ababembe. Bari barajugunywe inyuma y'umurwa kubera ko bari ababembe, ariko bamaze kugarukana inkuru nziza ntabwo bongeye kwitwa ababembe, barakinguriwe kuko bari bafite inkuru nziza. Ndagira ngo ngutangarize wowe watawe, ndagira ngo ngutangarize wowe wibagiranye, ndagira ngo ngutangarize ngo barakwibagiwe, ariko bagiye kuzakwibuka kubera inkuru nziza, bagiye kuzakwibuka kubera ibyo Imana igiye kugukorera, bagiye kuzakwibuka kubera ibyo Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Iyo ndwara umaranye igihe ugiye kuyikira, ugarukana amashimwe mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo icyegera cy'umwami cyari cyarahakanye yuko ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu izabigura shekeri imwe. Ngo yaravuze ngo nubwo Uwiteka yakingura ngo amadirishya yo mu ijuru, ngo ibyo ntabwo byabaho. Ngo ariko ababembe bagarukanye inkuru nziza, bagarukanye yuko ibiryo byabonetse, bagarukanye yuko bagiye kongera kwambara, bagarukanye yuko ifeza n'izahabu bari baranyazwe zabonetse aho ziri. Ndagira ngo nkubwire ngo ayo
ayo mafaranga yawe wari warabuze ugiye kubona aho yaburiye mu izina rya Yesu. Imana igiye kongera kugarurire umugisha wawe, Imana igiye kongera kugarurira imbaraga mu mubiri. Bibiliya iravuga ngo nzakugarurira amagara yawe agiye kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wawe ugiye kongera gutoha, rompere boshekere bonenia, amateka yawe agiye kongera hinduke. Wowe uri munyumva, wowe uri mundeba, ndagutangarishe muri uyu mugoroba yuko Imana ikwibutse kandi inzira igiye kubinyuzamo. Ibyo ngibyo Imana irabizi. N'Abisirayeli ntabwo bari bazi yuko Imana yabinyuza mu babembe, ariko ababembe bagarukanye inkuru nziza, baratangira bararya, baratangira baranywa, barongera bahimbaza Imana, baranezerwa. Nawe ndakwatura kunezerwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nezerwa wishime kuko Imana yenda kugutabara, Imana igiye kukugirira neza. Hari impamvu iri jambo Imana yari impaye ku bwawe, umaranye iminsi agahinda, yari impaye ku bwawe, umaranye iminsi umubabaro, ariko ndagira ngo nkwibutse ngo nta mpamvu yo gupfira aho ngaho uri, nta mpamvu yo gupfira mu bukene mwana w'Imana. Imana iragukunda nawe. Mubo Yesu yapfiriye arimo, mubo Yesu agomba gutabara urimo, mubo Yesu agomba kurengera urimo, mubo Yesu agomba guhindurira amateka urimo. Rero nta mpamvu yo guhangayika, nta mpamvu yo kwiheba. Uko Imana yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Bibiliya iravuga ngo tubwire ngo ubwoko bwayo, ngo tubwire abantu ngo ibujururutse umutima. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo wihagarike umutima, kuko Bibiliya iravuga ngo nimugahagarike umutima, ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Niko Yesu yavuze, kandi abibwira abigishwa be, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu. Iyo umuntu yahagaritse umutima yumva imbeba akagira ubwoba, iyo umuntu yahagaritse umutima yumva ipusa ati ndapfuye, yakumva igihunyira ati ndapfuye. Iyo umuntu yahagaritse umutima, ndagira ngo nkubwire ngo aravuga ngo bambwiye yuko indwara izanyica, ngo none ngo reka mbigenze gutya na gutya. Ibyo nibigaragaza guhagarika umutima. Were guhagarika umutima, wowe kora icyo wavukiye. Were guhagarika umutima, wowe curuza niba warahombye, ongera ucuruze, wihagarika umutima. Ongera ukora akazi, ongera udepoza, wihagarika umutima. Imana iri mu ruhande rwawe mwana w'Imana. Haleluya. Were gukora ibintu by'abantu bahagaritse umutima. Yesu araduhumuriza ngo nimuhagarike imitima yanyu. Ntabwo tugomba guhagarika imitima ngo tuzarya iki, ngo tuzamara iki, ngo tuzabaho gute. Oya, wihagarike umutima. Yesu arahari, hari impamvu Yesu ahari, aragira ngo agutabare mwana w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Barangije bararya, baranywa, baranezerwa. Nawe reka ngutangarize, ugiye kunezerwa mu izina rya Yesu. Ugiye kunywa nawe mu rugo rwawe, ntabwo ibiryo bizongera kubura. Humura mwana w'Imana, izere Imana kandi ukore, izere Imana kandi utekereze icyo ugomba gukora. Imana yashyigikira igitekerezo cyawe, kuko Imana iragukunda kandi irakuzi. Erega kugira ngo ubeho ntabwo ari impanuka, kugira ngo ikureme yakuremye ibizi. Rero komera ushikame, humura Imana mu ruhande rwawe.